ikintu nabaza Reagan ni kimwe mu myaka nakoranye nawe yakunda kuvuga ijambo ngo when it matters most ngo nicyo Arsenal akenshi yaburaga none ubu biragifite ya ni equipe ubona yuko mentalma bari kugenda baba strong cyane bari gukora nk'ikipe rwose ifite ikishaka muri sezo bari babonye chance yo kugabanya ikinyonyo hagati yabo na Liverpool ku manota byibura bakayakora kuri 5 akababiri byatangiye nabi nyine batsindwa igitego nkuko Beri yarabivuze ariko kimwe mu kikwereka ko ikipe yawe ikuze ifite abakinnyi bazi icyo bashaka ni ikintu cyitwa reaction n'ubuzima ariko bunasanzwe iyi kosa ribaye witwara ute nyine nyuma y'ibibazo ese iyo habayeho gukubitwa ese uraryama ukarambarara cyangwa urabyuka ndavuga gukubitwa ariko nyine by'ubuzima cyangwa nyine urafightinga back ukongera ukareba ko wahagarara kigabo nibyo Arsenal rero yakoze impamvu iyi match yari tricky cyane nuko Arsenal muri match yaherukaga kujya gukina ku kibuga St James's Park cy'ikipe ya Newcastle muri match 5 ruvuyanga yari yaratsindiwe yo match 3 itsindira yo match 2 urumva ko ni ikibuga byanze bikunze byumvikanaga ko kiyigora so abantu babaga bati still ishobora kuza gukora icyo bita analo win yes match ikabagora wenda bagatsinda bigoranye ariko abantu bakavuga batese ko Newcastle nayo muri iyi sezo twayibonye nk'ikipe izagorana nyuma yuko yagize itya Liverpool ikayitsinda mu minota ya nyuma byagoranye Barca ikayitsinda mu minota ya nyuma byagoranye ese ntikeneye na kugira ikigugu isasira nka Arsenal cyane kubizi ko none Arsenal igomba kuza gushaka amanota yo kugira ngo yegere Liverpool biya kabiri so icyo nakunze rero ni effective Arsenal uburyo Arteta yasimbuje nabiryohewe cyane equipe ye uburyo yaje kwishyira mu kibuga asimbuza aricyo urana cya kintu nyine avugaga cya when it matters most abakinnyi bavuye kuri bench ba Arsenal nabangaba Mikel Merino yinjemo mu kibuga ku munota wa 70 asimbuye Carafiori atsinda igitego ku munota wa 84 ubundi abantu banavuga bati uyu nguyu ni nawe abenshi bita ngo ni ntawe rutahizamu Arsenal ifite wanyawe kuko Victor ibitego rwose biramugora kubishyira mu izamu itagiye akoresha ari mekanike hari baro yafunze kumwe n'abadefenseri mu ndyo ngira ngo bayizamutera nk'igishinge cy'ikinyi kuhava birananirana neza ubona nyine ntabwo ari nawe goma gutsinda awutera ku moso ye uvana mu izamu uvamo arawishota ntabwo rwose aranoza imitsindire ye noneho undi mukinnyi waje amasimbuye kapiteni Martin Odegaard yinjiyemo ku munota wa 82 asimbuye Zubimendi yassisting igitego cya Gabriel Magalhaes ku munota wa 96 gwaro wa gatandatu y'inyongera niyo bakinnyi babiri bavuye kuri bench bashobora kuza bakagira impact muri game bakabasha gukorera equipe rezibita ni ikikwereka ko Arsenal iririsha muri effective kandi ifite abakinnyi b'abagabo bashobora kuba bitegereza umukino ukabicaza n'umutoza ukabwira ati guys mugiyemo bimeze gutya ni mugende muhindura bahangaha niho muri nteba niba hari ikintu kikwereka ko Arsenal none nakunze attitude yabo ureba abakinnyi tactically twe nicyo dutindaho nk'abantu b'abatoza ureba indeshyo y'abakinnyi ba Newcastle ifite umukinnyi nka Thiaw ni muremure Butman ni muremure Danny Bani ni muremure Bruno Guimaraes ni muremure Joelinton ni muremure Tonali ni muremure uyu musore yitwa Utamedo waje gusimburwa rutazamu ni muremure waza no gufata even no bazanyemo Jamal Lascelles ni muremure umuzamu wabo ni muremure yari ifite abakinnyi batari munsi ya 7 bibi giant barebana ariko guess what 2 goals ibitego byombi bya Arsenal byari ibitego by'imitwe ibyo ni mentalite buri uko kumenya gutera imipira n'iterekano uko kumenya guhagarara kumenya imiterekano kuva 2023 Arsenal imaze gutsinda kona 36 icyo rero kiragushimangirira wa mugabo witwa Nicolas Jovel set pieces master bakuye mu ikipe ya Man City bamuguze kugira ngo aze kofasha service ni nabyo bikubwira ngo usibye n'abakinnyi yaguze beza usibye na Andrea Berta directeur technique mwiza usibye n'ibindi Arsenal yagerageje gufunga details zose kugeza naho bazana umushinzwe izo set pieces twavugaga umufaransa ufite ubwene gihugu bw'abadage ni ikikubwira ngo nta detail bashaka gusiga idafunze iyi season maybe probably is a harvesting season cyangwa umwaka wo gusarura kuri the Gunners murabisubiramo muri magic line up ariko cyane
niyo kipe y'abanyarwanda bakaba bakunda Arsenal. ni match yari goye cyane kuri St James Park. Birumvikana ko Arsenal yagiyeyo ibizi neza ko Liverpool yatakaje, hanyuma yifuzaga byibura kuba yayegera ikagabanya iyo gap bafite izo chance, ariko yari match ikomeye kubera ko ikipe ya Newcastle nayo ni ikipe ikomeye cyane. Umutoza rwose yayihinduye line up ye, navuga umutoza ikipe ya Newcastle yitwa uyu mutoza akaba ari umutoza ukomeye cyane umaze no kumenyerwa muri Premier League. Eddie Howe yahinduye afata Anthony Gordon amuvana kuri point, mu gihe yahise azanamo uyu mudage witwa Vortmed, ni umusore yavanye muri BFB Stuttgart yo mu gihugu cy'Ubudage, waje no gukora itandukaniro hakiri kare cyane, aza gutsinda igitego cyashyize mu mimbare y'ikipe ya Arsenal yifuza kuba yatangira itsinda. Nyuma yo kwimwa penalty, umusifuzi yemeza ko umuzamu rwose Nicky Pope yabanje gukora ku mupira mbere yuko akora ku ivi rya Victor Gyökeres. Nyuma y'ibyo byose rero uyu Vortmed ahita bashyiramo igitego kimwe, Arsenal ijya inyuma. Umutoza aragerageza gusimbuza, avanamo ba Bukayo, azanamo ba Martinelli rwose kugira ngo arebe ko yakishyura igitego. Umukino ujya kurangira yinjizamo Mikel Merino waje gutsinda igitego cyiza cyane cy'umutwe rwose, arobye kuri deuxième poto kuri pass yarahawe na Declan Rice. Arsenal isa nayo yari ubuzima. Ahangaha abafana ba Arsenal bavuga bati tunabonye iri rimwe ryaba rihagije, ariko abakinnyi bakomeza gupushinga ko babona ko bigishoboka. Hanyuma Captain Martin Odegaard urinje mu kibuga asimbuye aza kurekura kona, arayataka neza cyane. Gabriel Magalhaes aterekamo igitego cy'insinzi habura umunota umwe gusa mu mukino urangire. Arsenal iva St James Park yemye n'amanota 3 imbumbe ifata umwanya wa kabiri n'amanota 13 irurushwa 2 n'ikipe ya Liverpool. Arteta yagaragaje ko yahindura umukino. Ikeka dusoreze kuri match zibura tuyisoreze kuri Atletico Madrid na Real Madrid. Byatunguranye cyane ko Real yatsinzwe Vibaya, yari agahinda ku bafana ba Real Madrid, ari byishimo ku bafana ba Atletico Madrid. Nayo yingi yisigaye yamamaza u Rwanda, Atletico de Madrid yabatsinze ibitego 5-2, nyamara ikipe ya Real Madrid yari yabanje ibitego 2. Uhereye mu mwaka w'1950 intambara y'isi ya kabiri yararangiyeho hashize igihe gito, nibwo bwa mbere ikipe ya Atletico Madrid ibashije kwinjiza ibitego 5 mu izamu rya Real Madrid. Icyo cyambere kikwereka crisis itivuka muri kampe ya Real Madrid, kuko ibibaye statistique itamenyerewe. Gutsindwa ko igi batsinda ni bisanzwe, ariko se 2-1 3-1 3-2 ariko 5 nibwo bwa mbere ari bishyize mu izamu rya Real Madrid uhereye icyo gihe. Cyo ni icyambere. Kubera iki? Kubera ko Real Madrid ifite ibibazo byinshi cyane mu bwugarizi bimaze n'igihe, icyo bita less quality ni ikintu kivugira. Yatsinzwe ibitego ubibona yuko defense yayo iri weak cyane. Noneho byabaye akamaramazi wa mugani w'abarundi Carvajal avunitse, naho mu ngubu bagomba kumara igihe binashidikanywa niba zaba ari fit kuri match ya El Clasico bakina na Barcelona, kuko izaba nyuma gato ya international break. Hanyuma mu gihe ibyo biri aho ngaho, uranabizi neza yuko ugize ikibazo cya Militao kandi utanafite neza na Rudiga, ubwo bihita bizanamo wa musore umwe mu bantu bavuye muri La Fabrica bari ku rwego rwo hasi cyane, umusore witwa Raúl Asensio. Kubera politike za Perez zivuga ko agomba kuzamura abana benshi b'Abanyespanyol, still nta qualité. Yagombaga kubona umudefenseur aguze, yanga kumugura ngo ategereje ko natuzava muri Liverpool. Ariko nanamwumva Perez impamvu atari gushora amafaranga menshi, yashoye biliyoni y'amaeuro mu kuvuga Stade Santiago Bernabeu. So mu buryo bw'amafaranga Real Madrid ubu ngubu ntihagaze neza cyane, nuko umuntu abivuga abantu bakumva ntibyumvikanye. Nango ntiyakennye, ariko yashoye mu mishinga ihenze, amafaranga azagenda agaruka, ariko birasaba igihe ntibahita bongera gushora n'amafaranga y'umurengera. Niyo mpamvu ari gukora zira project bita project zero cost, aho bari kuzana abakinnyi b'ubuntu ba train bagashaka bakonato b'ubuntu, cyangwa se n'undi usigaje igihe gito bakamugura amafaranga make. Niyo mpamvu ubona nyine itari gusazwa no kugura abakinnyi benshi bahenze. Now nabamba pe nyine baje nyine ku buntu n'abandi benshi. Now iyo ngingo tuyivuyeho bitujyana muri Atletico Madrid sasa mu bwiza bwayo. Julian Alvarez byaro kwiborera kuri Real Madrid mu bice bibiri. Niyo mwibuka match ya Champions League y'umwaka washize, aho yateye penalty bakavuga ngo akoze ibyo bita double touch, bakanga penalty ye. Yagombaga kuyihana kugira ngo abereke yuko ari umwe mu bataka beza bari kwisi. Iyo ni impamvu ya mbere Irving. Iya kabiri, ni umwe mu bantu Real Madrid yakoreye scouting muri Amerika y'Epfo, imumenya mbere y'abandi bantu.
Real Madrid bari amenya Alvarez mbere yandi ma equipe ntiyamugura ijya mu bintu byo kuvuga ngo let's wait tubanze turebe turacyafite Karim Benzema ari gukora neza umwana tuzaba tumureba mu gihe bari bakiri muri ibyo bakizubaza ikipe tayari umwana banamuzanye muri Espagne aranaza aragera no ku kibuga cy'imyitozo cya Madrid donc arageragezwa mu bana bagerageje barabati ni mureka asubire wabo tuzaba tumureba iyo bamukipinga muri La Fabrica ubu yakabaye ari umukinnyi wabo ni nko kubabwira ngo ntimwamaye chance reka mbereke ko mwabyibeshyeho cyane icyo Bera avuze cyuko ari umwata kumwe mu beza cyane umutozo we yavuze ngo nanjye sinzi ukuntu ajya atsinda aya makufra kuko atera umupira ukabona wazamutse cyane ariko sinzi ukuntu umamikiramo bikarangira ugiye mu izamu uyu musore Thierry mu mezi nk'abiri ashize yaravuze ngo niwe mwataka ufite ikintu cyo kuba afite ikintu cya humbleness umuntu uvuye gutwara igikombe cy'isi ariko ufite work rate iri hejuru kuriya ugaruka hagati akadefanda akiruka agafasha bagenzi be kandi ananatsinda ari umukozi kuriya umutoza yongeye kubisubiramo aravuga ati ni umwe mu bantu ubona yuko bitwara neza cyane hanyuma dusoza Ruvuyanga umushinga wa Real Madrid ikintu cya mbere kigoyemo kuri Alonso nuko ekipe ye itabalanshije reka mbivuge gutyo Real Madrid niba uyu munsi wa none turi kuvuga ko Mbappe afite ibitego 10 muri match 8 akaba amaze gusetoringa nka nimero 9 arakora neza urabona yuko bikunda urabona ko Arda ameze neza Vini byari byatangiye bitameze neza ariko nk'ubu ngubu yasistinze igitego cya kabiri Real Madrid yabonye nawe imibare itangiye kumukundira so ikibazo kibikihe rero ikibazo kiri muri iyo faze yabo y'inyuma uburyo ikora parti y'inyuma irimo guturuka kuri defense umuzamu we ni mwiza bari abane b'inyuma bose kuza ukajya nko kuri nimero 6 hari akina Tchouaméni abantu bibaza ibibazo nka bibiri Ruvuyanga Zubimendi gute yasohotse muri Espagne ari nimero 6 wa kabiri uvuga yuko wemera ko ushaka abakinnyi b'Espanyol beza Arsenal iramutwara ubizi neza ko agomba kugufasha nka nimero 6 that's one icya kabiri Real Madrid ni gute wipermesa uzi imyaka ya Rudiga uzi imvune za David Alaba kongera kwinjira mu yindi sezo niba utegereje ko natatabonetse cyangwa se utegereje Saliba ko yazaza n'ubu byarananze agiyongera amasezerano muri Arsenal kuko utashatse n'umudefenseur ukomeye uruta Dini Hussein wenda ukabagura ari babiri Dini Hussein ukagura n'umudefenseur wundi bakabiri babiri icyo nacyo cyarahishe cyane so navuga yuko rero ne equipe mu by'ukuri umutoza nge nta mugaya ni less quality niyo mpamvu nyine yatsinzwe ibitego byinshi ubwo twavuga yuko ari umushinga bazakomeza kugenda bakoraho Carvajal yavunitse na Trent yaravunitse afite ikibazo cyane ku ruhande rw'uburyo inyuma no kujya ahengeka bano ba Asensio nabonye yamusimbuje Kamavinga cy'imoso urumva ko ahafite ikibazo pe ku ruhande nimero 2 rero nuko Barsayo yarayina natsinze imeze neza Lamine Yamal wasimbuye atanga assist tabaho kuri Ronaldo iskatsinda igitego cy'umutwe Rashford yongera gutanga assist nawe ku gitego cya mbere iyi yaryoshye iri kugenda igaruka gahoro wari na yambere Real Madrid yinje muri umukino imaze gutsinda imikino yayo yose yarimwe makipe ya FTO unbeaten record cyangwa se bataratsindwa Civitas Metropolitana rero hakiri kare cyane ku batatu na kane yitwa Robin Lenormand akaba ari umudefenseur ukomeye cyane w'umunya Espagne yaje gushyiramo igitego cya mbere kuri passe nza cyane ya Guillermo Simeone umuhungu mutoza Diego Simeone ariko baza gukora reaction byihuse cyane ku 25 Arda Güler arekura passe nza cyane y'umuriro y'imoso ahereza Kylian Mbappé lote aza gutsinda igitego akora egalisation banganya kuri kimwe ariko Arda Güler wagaragaraga ko iyi match agomba kwihindura aza gushyiramo igitego cya kabiri kuri Baroneza yakiriye yavaga ku ruhande rw'ibumoso kwa Vinicius Junior aza gushyira deuxième poteau umuzamu ntiyabasha kukoraho biba bibiri kuri kimwe byagaragara ko Real Madrid yamaze gufata ritme yabaga igiye gusoza umukino ariko umutoza Diego Simeone akomeza kubwira abasore ko bagomba gushyira imbaraga ntibatakaza umukino bari mu rugo none bakina n'umukiba wabo w'ibihe byose Real Madrid Kremarengere atera igitego n'akaboko Vari iracyanga ariko uyu munyanorvege witwa Alexander Sorof muremure w'imbaraga aza gutsinda igitego cy'umutwe kuri pass ya Koke akora egalisation half time irangira ari ibitego 2-2 ibindi rero byabaye bikomeye cyane ni muri
mita ya kabiri kubera ko Julian Alvarez ngiye mfata umwataka wa mbere kugeza ubu ngubu niko mubona aza kubarekuramo penalty ariko kandi ku minota ya 33 arekuramo kufra y'umuriro kabisa nyuza iruhande rwa Mir atsinda igitego cya kane 4-2 byasaga naho Real Madrid yamaze gutakaza umukino mu gihe Antoine Griezmann Grisou wari winjiye mu kibuga simbuye aza gutsinda igitego uyu Mufaransa waheruka gutsinda igitego mu mikino 22 iheruka aratsinda igitego yongeye kugitsinda Real Madrid biba 5-2 rero ikipe ya Atletico ikora ibyo bita